bigaga mu gatanu segonderi mu gihembwe cya nyuma. Iryo shuri ryagiraga akavuyo kenshi ku buryo bariserezaga bavuga ko ryashyinguwemo umuzimu wateraga abaryigamo kumera nk'abasazi. Barabaswe ugereranyije n'abo mu yandi mashuri kuko amanota yabo yabaga barirwa ku ntoki. Icyakora harimo umusore umwe wari umuhanga kurusha abandi bose ari wo batabara gatuma nabo bafatwa nk'ishuri. Iyo abarimu bigishaga muri uwo mwaka wa gatanu babaga baganira wagiraga ngo bapfushije umuntu. Uw'igifaransa we yendaga gusara. Abandi bose baravagaga bagera kuri uwo musore bakisetsa bati wenda uriya we nakomeza kuriya azagira mu wa gatandatu ari gutanga icyizere cyo kuzabona buruse. Ariko uwo mwarimu w'igifaransa we yabaga ababaye cyane avuga ati nimwishime mwiyo mugezemo nibura hari ubumva. Sinzi uwashutse uriya musore ngo ntazite ku gifaransa ngo azatsinda amasomo abiri mu yo yiga azamuhesha buruse. Iryo shuri ryigagamo abahungu n'abakobwa bavuga ko batari biteye ku masomo na gake. N'uwo bashimaga yagiraga akavuyo kenshi ku buryo batekereza ko aramutse atuje akaba umwana muzima yajya agira amanota meza kurusha ayo yagiraga. Byari bigoye ko bigishwa n'umugore cyangwa umukobwa. N'umwarimukazi wari usigaye abigisha yari umwe. Yari agiye gusimburwa n'umukobwa wari ukiri muto wari urangijwe mu wa gatandatu segonderi mu mwaka wari ushize. Ntiyari yakagiye no kwiga muri kaminuza. Kubera ko yari yaragize amanota meza mu isomo rya entrepreneurship mu karere, bamuhaye akazi ko kuba asimbuye umugore wari warabyaye akaba ariwe wigishaga no muri iryo shuri imbere. Uwo mugore nubwo bamusuzuguraga bacishagamo bakamwubaha. Yari atwite inda hafi kuvuka, yakwinjira mu ishuri bagashyira mu gaciro ntibasakuze cyane ngo badahungabanya umwana. Ariko nawe ntiyari gutinyuka kugira uwo abwira nabi. Ageze igihe cyo kubyara rero bamusimbuje uwo mukobwa wari umuhanga cyane muri iryo somo. Akinjira mu ishuri, umusore umwe yarahagurutse ati mpobera mwari. Hano niko abarimu baje kuhigisha ari bashya babigenza, babanza kuduhobera twese ababishaka. Uwo mukobwa wari ukiri muto aje kubigisha nk'umusimbura, bari bamubwiye ko kwigisha abo banyeshuri ari cyo kintu cya mbere kigoye kandi ko bisaba kubitondera. Yaramurebye akomeza kumureba, umusore ava mu ntebe yateze amaboko agenda amusanganira. Uwo mwarimukazi yagize isoni zivanze n'ubwoba ati ntari ngwino nguhobere n'abandi mwese mubishaka muzi. Yaramuhoye, umusore aramwiyegereza, umwarimukazi yihagararaho nawe yanga kwereka abandi ko bimubangamiye. Abandi basore babiri nabo bahise baza bamusaba ko abahobera, hanyuma nabo arabahobera, bamwe bamusoma no kwitama. Yikije umutima arabaza ati nta wundi ushaka ko umusuhuza amuhobeye. Abandi barasetse baratembagara bateza akavuyo mu ishuri. Arivumbura arababwira ati nimudaceceka ndigendera ntabigisha, kandi mumenye ko iri somo nimutaryiga neza muzatsindwa. Icya mbere igifaransa ntimucyumva, andi masomo nayo arabagora. Murumva nimutita kuri iri somo muzumvira ihe. Bamuhaye agahenge k'akanya gato bagabanya urusaku, hanyuma ajya ku kibaho yandika izina ry'isomo. Kubera ko yasaga n'ari mugufi atageze hejuru ku kibaho, yanditse yisumbukuruza cyane ngo ageze ukuboko hejuru. Yari umukobwa uteye neza abyibushye mu kono. Abanyeshuri b'abahungu batangiye kongorerana, bose batangira gukoma mu mashyi. Umwarimu arahindukira ati bigenze bite? Wa wundi wari wamuhobeye ati mwari uzi ukuntu uteye neza se, uri kwandika ukizunguza, noneho twese duhise dutwarwa. Ubu so uzatwigisha bivamo ko uzatugusha. Mwarimu dushaka kuvuga iki? Uwo munyeshuri ati nizere ko diregiteri agiye kukwipevera kuko nawe ukunda abana bafite inyuma heza. Yakozwe n'isoni agahinda karamwica asohoka arikorera. Yagiye muri sare y'abarimu ajya kubabwira agahinda ke. Na diregiteri yavuye mu biro bye aza kumva ibyo yabwiraga bagenzi be. Yararakaye aramubwira ati ngwino tujyane mu ishuri ryabo. Yanasabye animateri kumuherekeza ngo bajye kubihaniza batazongera kumenyera umwarimukazi witwaga Diane. Bageze hafi y'ishuri abanyeshuri bari guteza akavuyo. Abahungu bari gusigana n'abakobwa, umwe witwaga Rikari niwe wari wamusabye ko amuhobera, akanavuga ko afite inyuma heza n'andi magambo ateye isoni atarakwiriye kubwirwa umwarimu. Yabwiraga umukobwa wari wicaye inyuma ati oya Emma, muri iri shuri nta mukobwa umurusha gutera neza. Njye nabonye tungana abinyemereye twakundana mu ibanga. Emma nawe turi umusazi. Wabuze abakobwa utereta ku buryo koko wifuza umwarimu? Abandi bahungu nabo batizaga akavuyo bati mbega umwana, uriya we ntiyatwigisha ngo dufate, twagiye twirebera uko ateye gusa. Ba diregiteri bari bagumye guhagarara hanze ngo bumve amagambo bavugaga. Animateri yasubiye inyuma ajya kuzana inkoni nziza cyane yo kubakubitisha. Yaragarutse binjirana umujinya, diregiteri ati mwese nimupfukame hasi. Bose barapfukamye, abwira animateri ati hera ruhando bakubita inkoni yo mu bitugu. Yabanyuzemo bose, hanyuma diregiteri n'umujinya mwinshi ajya imbere aratangira ati barabaroze cyangwa ni gute mutinyuka mukavuga amagambo nk'ayo mwavuze ko umwarimu nari mbaye ngo abigishe? Ese mwifuzaga ko umwarimu umwe agenda asimbazanira undi? Uyu musubizeyo musigare nta mwarimu wa entrepreneurship mufite? Yabarebye nabi arahindukira abwira Diane ati nyereka umunyeshuri watangije ibi byose agatuma n'abandi bakumenyera. Diane yamutunze urutoki ati nuriya w'inyuma. Uwo musore yari yegeranye na wa wundi w'umuhanga. Diregiteri yabanje kwikanga ati Stone ni wowe wabikoze? Stone nubwo atari wari wabitangije yarabyemeye ati mumbabarire nateraga urwenya sinari nzi ko ari wite yivumbura ngo agende. Diane yarumiwe ati none se ubundi hano higa abasazi gusa? Diregiteri ati kubera iki? Nawe turiya musore ntigeze anavuga ubwo nari ndimo, yaratuje cyane, none uramwitiranyije ahita yemera icyaha nk'aho ari we wagikoze.
Diregiteri ati koko urakomeje uriya musore ntacyo yigeze kubangamiraho. Diana turi umwegereye niwe wabitangije ngo arashaka kumobera hamwe n'abariya bari iruhande rwe. Uwo ngo ni Stone ararengana, ariko ntunguwe no kuba byemeye nkaho yabikoze. Diregiteri yararakaye ati ariko mwaruzwe nande? Yabajije wari wegereye Stone ati Ricky ni wowe? Ricky ati ni njyewe. Ariko mwarimu nawe yivumbiye cyane ahita arakara. Twari twamwikundiye kandi ari kujya twigisha tubyitayeho. Ikosa twakoze ni irihe? Kuvuga ko ateye neza twabeshye? Diregiteri yatse inkoni animatera musatira yihuta yimukubita mu mugongo ati nta n'isoni. Chef umuzima uratinyuka akavuga ayo magambo. Ubundi niba uri chef ukaba witwara urya abandi bakwitwara bate? Animateri yamugiriye inama ati tumukureho dushyireho undi chef. Ricky yarasetse ati n'ubundi byari bimaze kundambira. Diregiteri yari yaravuze uko abagira. No muri uwo mwanya yumvise abuze icyo gukora asaba ko bongera kwicara. Batangiye kwishakira uw'abashefu ariko biragorana kumubona. Diregiteri yatekereje kuri Stone ariko animatera aramukemanga aramubwira ati umusore wemera kwikorera ibyaha by'abandi urumva wataba shefu mubi? Ntawe yazigera arega yajya yishira amakosa yabo. Barebye mu bandi uwo bahisemo wese Diana Towari mu bampobeye undi bahisemo nawe ati yaje kumpobera. Bageze no ku bandi avuga ko bamuvugiraga mu matamatama bavuga ukuntu ateye. Animatera ataho kugira ngo mukomeze kubura amahitamo rero reka dutoreshe. Yaciye udupapuro twinshi buri munyeshuri amuhake arababwira ati havuyemo Ricky nimuhitemo undi mushefu. Ba diregiteri babaye basohotseho gato ngo babe baganira ku cyo kubakorera. Abanyeshuri basigaye bonyine hanyuma Stone arabaza ati mugiye kwandika nde? Buri wese yavuze uwe nawe atari ko mushaka gukuraho shefu wacu mubona batwaye iki? Batubujije kwandika Ricky ariko nimureka bari we twandika twese maze turebe uko batugenza. Nka nyuma y'iminota 10 ba diregiteri baragarutse animatera afata umukobwa umwe mujyana imbere aramubwira ati ngiye gufata udupapuro twose ngende nsome izina ririmo ugende uha amajwi abatowe. Abanyeshuri baramwenyuye baratuza cyane ntibongera guteza akavuyo. Yafunguye agapapuro ka mbere asanga handitsemo Ricky. Yararakaye ariko mwarasaze. Umuntu watoye Ricky najya imbere vuba cyangwa mpera ruhande mbahondagura. Ba banyeshuri bari bijirishije batuje basekiye rimwe. Diregiteri umujinyura murenga animateri bibuko Diane nawe akomeza gutungurwa. Animateri yabonye bose basetse atari kureka nikomereza. Yabujije uwo mukobwa wari kwandika amajwi y'abatoye kuba yakwandika Ricky. Umukobwa abanza guseka animateri aramubaza atari kugura guseka iki cyangwa ushaka amahane ushaka gukubitirwa imbere y'aba banyeshuri bose. Yafunguye agapapuro ka kabiri asanga nako kanditsemo Ricky. Yagize umujinya kanaga hasi yanga kumubwira izina asomye akomeza gufunga urutonde twose asanga uko twari 32 twanditseho Ricky. Yabibwiye diregiteri ati mureke tube tuvuye muri iri shuri. Babivuze ukuri koko nanjye ndabyemeye muri iri shuri harimo umudayimoni. Bose ngiye kubirukana umwaka wa 5 w'iri shami ngukore mu kigo cyanjye. Bose ndabirukana ndabandikira amabaruwa bajyana ahandi. Barisohokeye umwanya itakoresha barimo inama y'igitaraganye. Yababwiye icyifuzo cye cyo kwirukana abanyeshuri bose bo muri iryo shuri ariko perefe atanga igitekerezo atabishyigikira. Yarababwiye ati nimuramuka mubirukanye bose ku murenge ntibari bubyemere no ku karere ntibabyemera. Ikindi biri butume tugaragara nkaho tudashoboye kurera. Ikiza nuko batuma ababyeyi buri munyeshuri ukamusaba kumuzana mu gitondo utamuzanye akaba ari we twirukana. Wenda ababyeyi babo nibahurira hamwe turi bubatera ubwoba badufashe gukemura iki kibazo. Abandi nabo bagiye batanga ibitekerezo byabo birangira bafashe imyanzuro ibiri. Uwa mbere wari uko muri iryo shuri nta mwarimu w'umukobwa cyangwa umugore uzongera kwigishamo. Bagombaga gushaka umusore wari ufite imbaraga warusha igihagararo ku buryo ari kujya babwira ko ari bo bakubite bakabona yanabikora. Icya kabiri kwari kubatuma ababyeyi bagaterwa ubwoba cyane ku buryo nabo bari kujya babagira inama mu gihe bari mu rugo. Icyakora diregiteri yababwiye ko ku cyambere cyo kuzana umusore wari kubigisha atari guhita agikora ko bagombaga kumara igihembwe cya nyuma nta mwarimu w'iryo somo bafite. Bidatinze buri munyeshuri wese yahawe ibara umutuma umubyeyi. Batashye babiganiraho biyemeza ko batari bubazane. Icyakora diregiteri yababwiye ko ku cyambere cyo kuzana umusore wo kubigisha atarahita agikora ko bagomba kumara igihembwe nta mwarimu w'iryo somo bafite cyane ko cyari icya nyuma kandi habura ibyumweru 3 gusa bakajya mu isubiramo. Bidatinze buri munyeshuri wese bamuhaye ibara umutuma umubyeyi. Abanyeshuri batashye babiganiraho biyemeza ko batari bubazane ngo bari uko babagira. Mu gitondo bamwe bigize ku ishuri nk'ibisanzwe diregiteri hageze abaza bari baje aho ababyeyi babo bari nabo bate bari mu nzira barahagera mu kanya. Yabaye abashyize hanze ati hari injuru wanyeretse umubyeyi. Byageze saa 5 nta mubyeyi uraza diregiteri yumva ubwonko bugiye kumutoroka. Yarasuzuguwe bikomeye abura uko abagenza ahita birukana bose. Baritaye bagenda bisetsa basakuza bavuga ko birukanwe ko bazagaruka ari uko babatumyeho. Icyakora muri abo banyeshuri bose hari umwana w'umukobwa wari wifitiye ubwoba akumva yakwitandukanye nabo uretse ko atari kubavamo ari umwe. Ahantu yabaga ntihari iwabo.
nyina na se bari baratandukanye. Nyina bari umusigarana nawe ahita yishakira undi mugabo. Uwo mugabo yanga ko aza mu rugo rwabo. Yabaye kwa nyirakuru mu gihe runaka, ageze aho yibonera umuryango mwiza wo kubamo w'abarimu bari bashakanye vuba bigisha ku kindi kigo. Umugabo yatahaga mu mpera z'icyumweru, rero yifuzaga ko umugore atajya arara mu nzu wenyine. Uwo mukobwa yitwaga Sonia. Abo banyeshuri bari bagerageje kuza uwo munsi batazanye ababyeyi, dore ko bamwe bari bigumiye mu rugo, harimo Ricky, Stone n'abandi bake baratashye. Deregiteri yabitekereje hajya ku murenge ababwira ikibazo cyose uko giteye. Gitifu afatanyije n'ushinzwe uburezi mu murenge bamusabye ko abaho urutonde rw'abo banyeshuri n'aho buri wese atuye, ubundi akigira mu by'agatuza bakaba ari bo babikurikirana. Mu gitondo cyakurikiyeho noneho nta munyeshuri n'umwe wo muri iryo shuri waje kwiga. Nasoni yacunze uwo mugore babanaga agiye yigumira mu rugo yirebera indirimbo. Ari nimugoroba abapolisi bafashe Pandagari bajya mu giturage. Umubyeyi wese batitaye ngo akora iki, ashinzwe iki cyangwa ngo anate, apfa kuba ari umwe mu bigaga muri iryo shuri. Baramufashe bose babajyana ku murenge. Na wa mugore wabanaga na Sonia baramutwaye mu cyumba cyo ku murenge. Iryo joro barazamo ababyeyi 32 barimo abagabo n'abagore. Bateye induru babaza impamvu bafunzwe. Gitifu babwira ko ari bubafungure nibamara kwemera umusanzu wabo mu kwihanangiriza abana babo bagasubira ku murongo. Babagumishijemo buracya banga kubafungurira, bigera saa 11 abanyeshuri batashye. Hanyuma Gitifu arabafungura, arababwira ati amasaha ni y'abana banyu bagakwiriye kuba batahiyeho iyo baba bagiye ku ishuri. Mugende mubigishe, mumenye ko tuzongera gufatira mu ikosa ari mwe tuzabiryoza. Basubijwe amatelefoni yabo, hanyuma bataha bijujuta bavuga ko ibyo bakorewe bidakwiriye, ko bazabibwira ku karere n'ibindi. Gitifu yasigaye yivugisha ati murushywa n'ubusa, ku karere nabibabwiye mbere, nimugende maze ndebe ko abana banyu mutabakanira. Ababyeyi bageze mu rugo, abana babo baraza ku bibando. Bamwe barajwe ubusa batariye, abandi barazwa hanze. Sonia we yabwiye ko agiye kwirukanwa. Yaratakambye abwira uwo mugore ko agiye kwisubiraho bwa nyuma na nyuma. Noneho mu ishuri ryabo akavuyo karagabanutse, ariko nabwo ntibazana umwarimu wa entrepreneurship. Igihembwe cyagiye kurangira bababwira ko bazakora ibizamini bivuye ku karere. Abiga biganye umwete bitegura ibyo bizamini. Buri wese yari yarisubiyeho, iyo yibukaga ukuntu umubyeyi we yafunzwe amasaha 18 ziri kosa atakoze, akanibuka ukuntu afunguwe yamuhannye bikomeye. Ibizamini byarageze barabikora bafite ubwoba kuko byari bikomeye cyane. Icyatangaje abantu bose harimo na deregiteri nuko Stone wa munyeshuri wari umuhanga, ibizamini byose yagizemo arenga 90%, havuyemo igifaransa yagizemo 30 gusa. No muri entrepreneurship bari barabimye umwarimu yagizemo arenga 90%. Inkuru akwirakwiriye ahantu hose kuko muri ibyo bizamini byateguwe n'akarere yari mu bagize amanota meza muri ko. Abarimu twavuga ko bareraga Sonia barabyishimiye, ariko babazwa na Sonia utari wagize 40 nibura mu isomo rimwe. Yari hasi cyane mu gifaransa afitemo 0 ryanyaryo. Babonye ko azabasebya nabura diplome kandi abana n'abarimu. Kugira ngo bikemuke bamusabye kuvugisha Stone bagapanga kageza kumwigisha mu biruhuko bakamuhemba. Sonia yarabimubwiye, Stone wari ufitiye ubukene bwa danje arabyemera. Kugera saa 6 ahereye saa 1 bamwemerera inoti ya 2. Yabaze ayo mafaranga yakuba n'amezi 3, yumva azaba yarabaye umukire cyane ko ari kujya mwigisha nawe ari gusubiramo. Ibiyede byo mu kiruhuko yaragiye kuba birokotse. Mu gitondo cyakurikiyeho atangiye kujya kwa Sonia, yageraho akabaha rugari akamwigishiriza muri sala ari bonyine. Baheri kuri buri somo bahera ku makayi yo mu wa 4. Ku gifaransa ho byaranze, umugabo wo muri urwo rugo yemera kubafasha. Nawe yari umwarimu mu gifaransa ku kigo yigishagaho. Gusa muri iyo minsi yo kwiga igifaransa ntabwo yamubariraga amafaranga. Nabyo Stone yarabyishimiye kuko yifuzaga kugira ubumenyi buzatuma abona buruse. Icyo kiruhuko cyagiye kurangira ibintu byose byo mu wa 4 no mu wa 5 barabyize mu buryo buhagije, batangiye no kureba mu byo mu wa 6. Bari baratiye amakayi bagenzi babo bigiyemo baba ariyo bifashisha. Gusa kubera guhorana kenshi ari bonyine mu nzu, batangiye kwiyumvanamo nubwo ntawe bagashaka kubyereka undi. Batangiye no kujya bandikirana, Stone yagera mu rugo akamwohereza twa note yabaga yakuye kuri Google n'utubazo yabaga yahashakiye. Igihe cyo gutangira cyageze barabaye inshuti cyane. Mu ishuri bahise bapanga uko bicarana. Stone wicaranaga na Ricky ntiyongeye kumwikoza. Sonia nawe yabaga yicaranye na Emma ntibongera kwicarana. Iwabo wa Sonia babonye ko atangiye kubyumva, basaba Stone ko yakomeza kumuba hafi, noneho mu mpera z'icyumweru nabwo akamwigisha bamuhemba. Ku ishuri batangiye kuba bari kumwe ahantu hose. Umwaka wa 6 bawutangiye basa naho bari gukundana bya nyabyo. Hari ubwo babaga bicaye izuba ryabaye ryinshi, Sonia agakuramo umupira w'iniforume akawurambika ku bibero bya Stone akiryamira. Rimwe mu masaha nyuma saa 6 bavuye kurya, binjiye mu ishuri Stone aryama ku ntebe yirose umupira mu mutwe arasinzira. Sonia yaraje amwicara iruhande nawe yibuka umutwe mu mugongo we amufata arisinzirira. Abanyeshuri bose bazaga mu ishuri ntibabitindeho, ubwo nyine babona ko basigaye bakundana. Byari bisanzwe ko abanyeshuri bakundana baba bari kumwe bagakora n'ibyo byose, nta cyabatangaje muri byo.
Izuba ryakomeje kuba ryinshi, bose ibitotsi birabica, hanyuma biryamira ku ntebe. Isaha akurikiraga ranci yari shomaje nta mwarimu bagira. Mu buryo batari biteze, babonye diregiteri yinjiranye n'umwarimu w'umusore ufite ibituza nk'uwateruye ibyuma, ari muremure mu kuntu yakandagira bakumva ishuri rititiye. Baramutangariye ariko batangira guseka kuko Sonia na Stone bari bagisinziriye. Diregiteri yaraje abakubita umunyafu wo mu mugongo, bahita bakanguka bagira isoni, atabitaye arababwira ati uyu n'umwarimu mbazaniye, niwe ugiye kujya bigisha entrepreneurship. Eric wari chef yarabajije ati ariko wa mwarimu watwigishaga mbere ntaragaruka mu kazi ko amezi 3 yarangiye. Diregiteri ati nta mwarimu kazongera kubigisha, muzajya mwigishwa n'abagabo gusa, nibo bazashobora kurwana namwe. Yahise yisohokera basigana nawe. Yagiye imbere arababwira ati nitwa Yotamu. Gusa mbere ya byose ntangajwe n'ukuntu diregiteri agiye atagize icyo avuga kuri aba banyeshuri bari bameze batya nk'abari mu buriri bwabo. Nakoreka nikomereza mbabwira ibyo nkunda n'ibyo nanga tutazagongana. Njye sinzi uko nteye, abantu bamwe bazi ko ndi umusazi. Iyo umunyeshuri ansuzuguye insara kurushaho nkaba nanamuruma mu mutwe. Murumva ntarasaze? Iyo ndi kwigisha akagira usakuza, ibyo nigishaga ndabyibagirwa ngatangira kwiga ku kuntu namuheza umwuka. Bari bagiye kumfunga banziza umwana nakanze mu mihogo akajya kubura umwuka. Murumva ko nanga urusaku cyane. Ikindi, iyo umuntu agize amanota make, ubutaha nigisha ari hanze nkanamukuramo amanota 10 muri conduite. Uwasibye mu isomo ryanjye ibi bibazo nkamutuma umubyeyi. Icyo nkunda nta kindi ni ukureba amanota 100 ku rindi byanditse ku rupapuro rw'umunyeshuri. Ubwo rero ntazagire uwo tugongana. Bamwe baramusetse, abamusetse bose abagema bakubita ishyizo mu matwi injerere ziravuga. Batangiye gutinyamo, hanyuma asubira imbere arababwira ati njya ndotanisha umunyeshuri, mureke inzozi zanjye zizasohorere ku bandi. Nimuzigere mumenyera kuko sindi so cyangwa nyoko, nta nubwo ndi umuvandimwe wanyu uje kubigisha. Yarasohotse basigara basakuza, ariko ati uyu mwarimu ko azanye amashagaga ya hatari, nareba nabi rero nawe ntazatwigisha, mureke tumushakire icyo tumukorera, aya marira yagabanye. Babikomeye amashyi bemeza ko niyongera kubamenyera bazamukorera kandi atazigera yibagirwa. Mu minsi yakurikiyeho yazaga kwigisha bagatuza bakamutega amatwi, nabo bifuzaga kuzabona amadiporome bityo bagabanya akavuyo babikuye ku mutima. Gusa Yotamu ko yinjiraga mu ishuri niko yabangamirwaga na Stone na Sonia. Buri gihe yasangaga umwe aryamye ku wundi cyangwa bafatanye ku ntugu. Kugira ngo abakange bajye bakurikira, yabasabye kwicara ku ntebe y'imbere. Sonia yarahagurutse, Yotamu bari bwamwitegereza neza. Imiterere ye yaramutangaje akora mu maso nk'utari kureba neza. Yishimiye ukuntu yarameze, ari umukobwa mwiza ufite mu nda hato. Ubundi yabaga yicaye hagati ntamubone neza. N'ubwa mbere yarabonye ko atambuka nuko ateye. Nk'umwarimu akangishaga abanyeshuri ko ashaka ko bagira amanota meza. Nyuma y'isomo yasabye Sonia kujya hanze bakaganira. Yaramubajije ati ariko Sonia, ubona uriya musore atazatuma utsindwa ikizamini cya leta? Buri gihe musanga mufatanye bikantera kuguhangayikira. Ubu ndabibona ko ari umuhanga, ariko wowe nta kirimo, none uzakomeza kumwishinga kugeza ryari? Sonia ati kandi ari unsobanurira, uriya musore nunsobanurira sinamujya kure. Yotamu ati murakundana se? Sonia ati ntabwo dukundana, nuko ansobanurira gusa. No muri weekend tuza kwigira hano mu kigo, nicyo kiduhuje nta kindi. Yotamu ati ngo subira mu ishuri, gusa ntuzatuma akomeza kukuyobya kuriya. Yotamu yasubiye muri sare y'abarimu asa n'uwabonye ikintu kidasanzwe. Mu mutwe we hari kwikaragamo ishusho y'imiterere ya Sonia. Nubwo bwose yari umwarimu ndakaba umunyeshuri, yahise yiyemeza kuzamutereta. Yaribwiye ati uriya mukobwa ngomba kumufatisha akajya amara stress zo kwigisha. Ikintu cya mbere ngomba kumukorera ni ukumutandukanya na kariya gahungu. Niba koko kamusobanurira, nanjye nzajya muhamagara musobanurira muri weekend, n'ubundi amasomo biga nanjye niyo nize. Sonia yasubiye mu ishuri abwira Stone ibintu byose Yotamu amubwiye, arabiseka aramubaza ati iyo umubwira ko dukundana se? Sonia ati kandi bitari byo. Stone turabizi neza ko ntagukunda, cyangwa ushaka ko nzabifatira umwanya nkabikubwira? Uzi ko nsigaye inkorota se? Aseka cyane ati ubwo urakomeje. Stone ati mwana nakubeshye mbaye seriye, nsigaye nkwikundira, ahubwo niba ubona ntacyo bitwaye uzambwira icyo bitekerezaho. Sonia ati niba uri seriye nanjye reka mbe seriye, nanjye ndagukunda, kuko iri gusobanurira abandi bakobwa mba numva ndi gufuha. Stone ati nizere ko ukomeje utari muri za brage zawe. Sonia ati ahubwo wowe? Nawe ati Sonia nahoraga nshaka kubikubwira ngatekereza ko bizatuma nkatira no kukwigisha bigahagarara, kandi urabizi ko mbikuramo n'uduceri nyine. Yahise amufata amusoma ku kiganza aramubwira ati kari kose iyo mbikubwira koko ndumva nicujije kuba narakubwiye ko ngukunda kare. Sonia nawe ati koko waratinze, nanjye nari kuzabikwibwirira nuko natinyaga ko uzamfata nk'igishwe. Ku munsi wakurikiyeho Yotamu yaje kwigisha asanga Stone ari kora intoki za Sonia amucira n'inzara. Yarinje abasanga bameze batyo nabo bakomeza gufatana mu ntoki nkaho nta cyabaye. N'umujinya mwinshi yahise abwira Stone ati sohoka ndigisha uri hanze.
iyo yigishije areba Sonia buri kabazo kose akaba ari we akabaza, yitwaje ngo Stone atuma atagira ubwenge kuko abamukorakora iyo bari mu ishuri akamubuza gukurikira. Isomo rirangiye yasanze Stone hanze, aramubwira ati nkurikira. Yamujyanye hirya aramubaza ati Stone, si wowe uwa mbere mu ishuri? Nawe ati ni njye. Yotama tushaka gutsindwa ku munota wa nyuma, uriya mukobwa wambabari ukamureka. Nifuza ko uzagira A muri internship no mu yandi masomo. Ni wowe munyeshuri muzima dufite. Nukomeza kwishinga uriya mukobwa mwiza kuriya azagutwara ubwenge. Wowe ntubibona ko ari mwiza? Stone ati ndabibona, ariko impamvu tuba turi kumwe ni ukugira ngo twigane. Yotama ati ndabyumva ko muba mwigana, ariko mwararengeye. Ujye utekereza ku hazaza hawe. Uriya mukobwa ntaho muhuriye. Muzarangiza kwiga we wumve ngo yishakaniye n'umugabo w'umujepe, umupolisi cyangwa umuyobozi ukomeye. Uzi ko ubwiza bwe bwatuma anashakana n'umukire wa mbere mu gihugu, ariko wowe uzarangiza kwiga ujye gutundira abantu amafumbire, ujye mu biyede n'ahandi kugira ngo ubone udufaranga. Abantu bazakubaha ari uko umaze nk'imyaka 5 umaze kwisobanukirwa, umaze gusa neza. Nutamwikuramo azagusaza bituma utsindwa, kandi wenda wari kuzaramirwa na kaburuse ukajya kwiga muri kaminuza. Stone ati ariko ntatuma ntsindwa, ahubwo dutandukanye nibwo natsindwa. Yotama ati nakugiraga inama kuko nari nakubashye nk'umuntu uzi ubwenge, ariko ejo ndabereka icyo mbakorera. Nk'abantu bakibwirana ko bakundana, Stone na Sonia bari bahararanye bya hatari ku buryo bumvaga umwe abuze undi yapfa. Nubwo banyuzagamo bakiga, iyo nta mwarimu wabaga ari mu ishuri, bisangaga bageze kure, bagasohoka hanze bagafunga inguni, bakagera nubwo basomana umunwa ku wundi. Mu isomo rya Yotamu ryakurikiyeho yaraje arabatandukanye, buri wese amwicazanya n'undi muntu kandi ategeka ko biguma bityo. Gusa Yotamu yazaga mu ishuri yahuza amaso na Sonia akumva ahindutse, bikamurenga gato ubwenge. Uretse kwihagararaho, urukundo yari ari kumukunda rwarushagaho kuzamuka, akabura ahera ngo abimubwire. Muri we yaratangiye kwanga cyane Stone kuko Sonia yaratangiye kwikundira, yaburagaho muhera. Nubwo mu masaha yo kwiga Stone na Sonia babaga bari guteshanya umutwe, abandi bakaba babishinga, bazindukaga mu museso saa 12 zuzuye bakaba bari mu ishuri. Umunyeshuri wa mbere wibwiraga ko azinduka yahageraga saa 9:30, bo bamaze gusubiramo ibyo babaga baheruka kwiga byose. Na nimugoroba mbere yo gutaha bajyaga muri rindi shuri bakiga kuva saa 11 kugera saa 12:30. Ubwo rero iyo bataga umwanya mu ishuri babaga basa n'abari kuruhuka. Ku wa gatandatu no ku cyumweru nabwo barahuraga bagahurira mu kigo bakiga bashyizeho umwete. Mu gihe cyo kwiga ibyo guteretana babaga babishyize hasi bakiga nk'abantu bazi icyo barimo. Ikintu rimwe na rimwe bapfaga nuko muri weekend Sonia yazaga yambaye ekuteri ariko yumvira imiziki yabaga igezweho. Ariko wa gatandatu bari mu kigo mu ishuri bakundaga kwigiramo, barahageze ngo batangire kwiga, Sonia yicurangira indirimbo yari imaze iminsi isohotse. Ni indirimbo yari yarigaruriye imitima ya benshi ku buryo yamutwaye umutima nawe ahantu hose kabimuri mu mutwe. Yasabye Stone ko babanza kuyiririmba no kuyibyina mbere yuko batangira. Stone arabyanga, akomeza kumwinginga ageze harabyemera. Uko baririmbaga basakuza amajwi yabo yageze kure. Bibwiraga ko bari mu kigo bonyine nta wundi muntu wahaje, ariko baribeshyaga kuko Yotamu yari yaje mu ishuri rimwe ariko akosorera impapuro z'abanyeshuri. Muzo yakosoraga harimo n'izabo. Yumvise urusaku rwabo ajya kubareba asanga ari bo. Kubera ko hari ku wa gatandatu kandi batarigaga kuri uwo munsi, ntabwo bagize ubwoba. Nawe yirinze kwitwara nk'umwarimu aza kubasuhuza bubashye, hanyuma arababwira ati muzi ko ndi gukosora kandi muherutse gukora, mugerageze mugabanye urusaku akanya gato, mukanya nanjye ndaba ntashye. Ahubwo Sonia yaze gufata impapuro zanyu murebe ibyo mwakoze, ibyo mwishe mubereho mwiga. Yaragiye. Stone atrika twige Sonia. Yaremeye baratangira, hashize iminota nk'itanu aramubwira ati wajya kuzana za mpapuro se. Nawe tumugani simbuko zizane ndumva ufite amatsiko. Yagiye Yotamu amubonye aramubwira ati ngwino mbanze nkosore zisigaye. Yamwicaye iruhande. Yotamu aratangira ati ariko Sonia, ubona uriya musore hari icyo agufasha? Nawe ati kirahari kandi gikomeye. Kera nta kintu kiberaga mu mutwe, nari nzi ko nazanabona diplome, ariko icyizere kirahari. Yotamu tufite agatelefoni keza, nawe turakoze, nagawe n'abandera. Yotamu ati si ababyeyi bawe se? Nawe ati oya, n'umuryango niberamo, ndabona abarimo ahubwo. Yamubwiye aho bigisha n'impamvu ari kubayo. Yotamu ati yo ndumva bimbabaje, niyo mpamvu nkugira inama yo kwirinda icyatuma udatsindwa. Niyo mpamvu nkugira inama yo kwirinda icyatuma utsindwa cyose. Na Stone yaba gutera kutita ku masomo kamureka. Ahubwo mpa nimero yawe, nzajya nkohereza ibibazo n'ibisubizo byo mu masomo yose mwiga, bizagufasha kwitegura ikizamini cya leta neza. Yayimuhaye yihuse, nawe ati noroshye kuyifata, ngiye kukubipa ubone yanjye. Yaramubipye, agiye kwandika izina aramubaza tugiye kwandikaho nde. Sonia ati ndandikaho mwarimu wa internship. Nawe ati hoya mwana, erega ntabwo turi mu ishuri uyu munsi.
njye ubundi muri weekend cyangwa nyuma y'amasomo mba ndi umuntu usanzwe, no gutungana imirimo yanjye rero uyitunge nk'umuntu usanzwe, utazanampamagara ukanyita mwarimu. Iyo ndi mu kazi nitwara nk'umwarimu, naba ntakarimo nkaba nk'abandi baturage bose. Ushaka nanone wamvuga mu izina, ibyatica na mwarimu kabireka. Sonia ati ku ishuri tuba twagutinye twagufashe nk'umuntu w'umugome, ariko ubanza twaribeshye. Yotamu ati nawe uramutse ubaye umwarimu niko byagenda. Yageze asoza gukosora hamagara na Stone abaha impapuro zabo. Stone yaburagaho 15 ngo yuzuze, Sonia afite 15%. Yarabisetse amusaba ko amusobanurira nawe ubutakazagira nka 80 nibura. Amaze gutaha basigaye bibwira ko yahaje cyo gusa ko ari uko yaraje kuhakosora impapuro, ariko yari yabipanze kuko yarabizi neza ko mu mpera z'icyumweru baza kuhigira. Intego ye yarayigezeho, yarabonye nimero ya Sonia. Mu kindi cyumweru none yarushijeho kwitegereza Sonia, akabona ubwiza bwe buri kwiyongera buri munota. Mu minota 40 yajyaga kubigisha, ku munota wa mbere yabonaga ari mwiza, akagera ku wa 40 byarushijeho. Ari nako umutima umuhatira kumutereta hakiri kare. Yashakaga aho yahera ngo yirukane Stone ariko kumurwaza umutima, ariko akabura ahera. Inshuro zose yinjiraga mu ishuri agasanga bicaranye bari mu mikino atazi, bagahita batandukana buri wese akicara aho yari yamwicaje. Igihembwe cya mbere cyarangiye yarazonzwe, yarabuze ahera ngo amuterete. Mu biruhuko yaramuhamagaye atangira amubwira ibintu bisekeje. Sonia agira amwisanzuraho nawe amuganiriza nk'aho ari umuntu bangana. Yotamu yaramubwiye ati rega umenye ko umaze gukora, ejo bundi nawe uraburangije wowe wanashaka umugabo, upfa kubura umukobwa mwiza. Nimusoza tuzaba turi ku rwego rumwe kuko nanjye sinize kaminuza. Sonia ati harya nayo wize? Nawe ati nuko diregiteri yangira icyizere nkamubyara wakanzana kuba mbigisha ngo mfatanye n'uriya mwarimu kazi mwasuzuguraga. Bakomeje kuganira basoza bemeranyije ko bazajya bivuganira. Mu kiruhuko Stone yakomeje kumwigisha ariko akaza mbere ya saa sita. Nyuma ya saa sita yakoraga uturimo duke, ubundi akajya kuri fone akavugana na Yotamu ukenda kumukeraho. Yotamu yageze amusaba ko bahura ikiruhuko kiri hafi kurangira. Yagiye kumusura mu nzu yakodeshaga yibamo wenyine. Yamusanze yambaye isengeri n'agakabutura. Sonia yabibonye arahwera. Nibwo yarabonye neza uko Yotamu yari ateye, afite ibituza bigari bimwe yabonaga ku basore bo mu mafilime. Yaricaye Yotamu amutegurira ibyo kurya, barasangira bakomeza kuganira. Ibyo kubahana nk'umwarimu n'umunyeshuri babivuyemo, Yotamu atangira kumukoraho. Sonia nawe aratwarwa. Uwo munsi birangira kwifata bibananiye. Sonia yatashye ahangayitse kubera ko yaraciye inyuma Stone. Ageze mu rugo ahamagara Yotamu amubwira ko afite ubwoba, nawe amuhumuriza amubwira ko akwiriye kubyishimira kandi ko nta muntu uzigera abimenya. Igihembwe cya kabiri cyaratangiye, Yotamu yageze mu ishuri akigira seriye ngo hatagira ukeka ko hari icyabaye hagati ye na Sonia. Mu mizo ya mbere Sonia yiciriye urubanza, ariko uko iminsi yakomezaga guhita atangira gukumbura Yotamu, kandi na Yotamu ntiyahwemaga kumuhamagara ku mugoroba no mu museso mbere yuko aza kwigana na Stone. Muri weekend yapanze na Yotamu ko azasubira kumusura kuko yumvaga amukumbuye. Yasoje kwigana na Stone aramubwira ati bugiye njye hari utuntu ngiye kureba ku mucuti wanjye tuzasubira ejo. Stone yatashye azi ko amubwije ukuri, nyamara undi yaragiye kwisurira Yotamu. Nanone ibyo kwifata babishyize ku ruhande, Sonia yaranabyishimira. Yotamu yamubwiye ko igihe cyose azajya aba yiteguye kumwakira kandi ko azamufasha mu byo azakenera byose. Mu minsi yakurikiyeho iyo yabaga ari kwigana na Stone, ubwenge bwabaga bwibereye kuri Yotamu. Stone yamubazaga ikibazo afite, undi ntamusubize. Bageze mu gihembwe cya gatatu Sonia yarahindutse. Muri weekend biganaga ahugiye kuri telefoni ari kwandikirana n'umuntu Stone atari yakamenya uwo ari we. Yakomeje kubyibazaho, ageze haramubaza atari ko Sonia, uretse kuba twigana wibuka kuri n'umukunzi wanjye? Sonia ati harya? Stone ati kubivuga nk'ari bishya se? Nawe ati ndabizi yewe, none se ubundi ubimbarije iki? Stone ati mbona ugenda uhinduka, ubu iwanyu bazi ko ndi kugusobanurira kandi uba wibereye muri telefone usubiza ubutumwa buri kanya. Uretse n'ibyo nk'umuntu nkunda byambabaza uramutse utsinzwe icya leta, ikindi bikangaragaza nk'umuntu udashoboye kuko iwanyu bizeye ko nzagufasha gutsinda. Amafaranga bamaye nayo bakavuga ko yapfuye ubusa. Sonia yaramujirishije azimya telefoni amwereka ko yitaye ku byo yamusobanuriraga. Haburaga amezi 2 gusa bagakora icya leta. Sonia yari yarakomeje gukundana na Yotamu mu ibanga. Stone akabibona ko yahindutse ariko ntamenye aho bipfira. Yibwiraga ko akimukunda kandi na Sonia yarazi ko agomba gukomeza kumubeshya ko amukunze kugira ngo atazaramirwa kumusobanurira kandi begereje gukora icya leta. Habura ukwezi ngo bakore icya leta, amasomo yararangiye buri wese ajya ku ishuri abishaka, nabwo ajyanywe no gusobanurana na bagenzi be. Sonia yamenye ko yasamye. Muri iyo minsi yihenduraga kuri Stone amubwira ko ibyo yize bihagije, ko akeneye kuruhuka mbere yo gukora icya leta, agafata icyumweru adatekereza ku masomo. Stone aramureka yikomereza gahunda zo kwigana umwete. We na Yotamu bari barigeze gukora ikosa ryo kutikingira. Sonia yamubeshye ko azi kubara iminsi ye. Nibyo koko yarabizi, ariko icyo gihe bwo yaribeshye. Byaramutunguye ahamagara Yotamu arabimubwira. Nawe ati none se hari undi wundi mwaryamanye? Sonia ati wahe ko ari wowe wenyine. Yotamu ati none ushaka ko ngufasha iki? Sonia ati nagiraga ngo ubizi.
harabura ukwezi kumwe tugakora icya leta kandi wambwiye ko nidusoza tuzahita tubana. Ndagerageza kuyihisha, nzajya mu cya leta nikirangira ngo usange tubane. Yarasetse ati narakubeshyaga, yego nibyo tuzabana ariko se ejo bundi musoje ikizamini nifuza ko tubanza gukora ubukwe nkakuvana iwanyu ku mugaragaro. Nawe urabizi ndi umusimbura, mpembwa amafaranga make, mu kwezi kumwe sinaba nabonye ubushobozi bwo gukora ibyo byose cyane ko binantunguye. Naho ati ni ukuyikuramo nta kundi kuko ije tutayiteganyije. Kandi ntiwigore ubitekerezaho, ubu ngiye guhamagara umukobwa usanzwe afasha abandi kuzikuramo, nawe tuza none ayikuvaniremo mu cyumweru kimwe uraba wabyibagiwe. Yagiye kuvuga Yutamu muca mu ijambo, tubwira abo mubana ko ugiye gusura mama wawe ubabwire ko uzamara iminsi nk'itatu. Ndabizi nibyarenga uwo mukobwa ariko kwitaho kugira ngo wongere kumera neza kandi nta muntu uzigera bikeka. Yabuze icyo afata n'icyo areka, akibitekerezaho Yutamu amusaba ko ajya kumusura. Yahise ahamagara wa mukobwa wafashaga abantu gukuramo inda mu buryo butemewe. Yaraje abwira Soni uko bizagenda, ko bizatwara nk'iminsi 2 ari aho. Nta kundi yari kugira, uwo mugoroba yaratashye ajya kubeshya wa mwarimukazi wamureraga ko agiye kureba nyina mu gihe cy'iminsi 2. Nawe ntiyari kumubuza gusura umubyeyi, yaramuretse aragenda. Mu gitondo yageze kwa Yutamu ahasanga wa mukobwa yamaze kuvangavanga imiti. Soni yakinywe yamuriye mu nda arigaragura, uwo mukobwa abwira Yutamu ko ariko imiti ikora. Kubera ko Soni yari aryamye ku gitanda, uwo mukobwa yaketse ko ashobora kugwa hasi. Yasabye Yutamu ko bamufata kugira ngo adakomeza kwigaragura cyane ngo n'imiti banze kuremo uwo mwana wari ukiri mu nda afite ukwezi kumwe gusa. Soni yayikije imitima, yajya kuzunguza amaguru Yutamu akayakomeza, undi nawe yamufashe amaboko. Yakomeje kwitsa imitima cyane ariko n'indi ivamo, uwo mukobwa arishima ati ndabona habura gato. Indi maze kuvamo babona ko bisa n'ibirangiye, Soni yayikije umutima ku yindi nshuro ataka rimwe arekera guteraguza. Yutamu yamurebye mu maso abona asa nk'ushizemo umwuka. Ubwoba bwaramwishe, amukoze ku mazuru yumva ari gusohoka umwuka muke. Uwo mukobwa nawe yagize ubwoba, aramubwira ati hamagara ambilansi ndabona bidasanzwe. Yutamu ati Frage bari budufunge nituyihamagara kuko ibyo twakoze ntibyemewe. Frage ati nukomeza guteramo hano umukobwa ari bupfe kandi wagira ngo byarangiye. Yutamu ati tuyihamagaye bahamagara na polisi. Frage ati none uragira ngo apfe, ubanza agihumeka yihamagara kugira ngo adupfane. Barayihamagaye ihagera yihuse bamujyana ku bitaro ari kumwe na Yutamu, bamushyira mu cyumba cy'indembe yataye ubwenge. Mu gihe batari bakamusuzumye, Yutamu yahise ava mu bitaro arahunga kuko yabonaga ko nahaguma byanga bikunda bari buvumbure icyabiteye. Frage nawe yabonye bikomeye ntiyasubira iwe, atega moto arahunga. Abaganga bakoze uko bashoboye bahagarika amaraso banasuzuma icyabiteye nubwo kigaragazaga irimo ibiyobyabwenge bikomeye n'ibyatsi bitemewe bifite ubushobozi bwo kwangizanya ababyeyi no gutera amaraso kuva cyane. Inkuru zakwirakwiriye ahantu hose, polisi itangira akazi kayo ko gushaka Frage na Yutamu bari bahunze. Mu buryo bworoshye inzego zarakoranye amakuru ya Yutamu atangwa ahantu hose birangira afashwe, ajyanwa muri gereza bakomeza guhiga Frage. Umuryango Sonia yabagamo warababaye kuko bamufataga nk'umwana wabo. Ababyeyi be bari baratandukanye, umwe yarishakiye undi, nabo byarabababaje baza kumureba ku bitaro bafite umujinya mwinshi, mama wari w'umurwaza. Stone w'agahinda karamweguye kuko nubwo batari bakivugana kenshi yibwiraga ko urukundo rugihari. Icyakora yishimiye ko ibyo bigiye hanze kuko yamubeshyaga ko amukunda. Nk'umusore wifuzaga kubona Bruce, yanze ko bimuca intege akomeza kwigana umwete nubwo agahinda kataburaga. Ibyumweru 2 bya mbere Sonia yabaye mu buribwe, yitabwaho n'inzobere mu mavuriro y'abagore, ashyirwaho uburyo bwo kongererwa amaraso anahabwa indi miti. Nubwo atarakiri muri koma, yaburaga imbaraga n'ubushobozi bwo guhaguruka, akumva adafite n'imbaraga zo kwiga. Ubuyobozi bw'ishuri rye bwabonye ko igihe cy'ikizamini cyegereje kiri mu bitaro. Mu cyumweru cy'ikizamini diregiteri yandikira Minisiteri y'Uburezi asaba ko yakorera ikizamini ku gitanda mu bitaro. Ku bufatanye n'ubuyobozi bw'ibitaro n'abarimu be, yahawe uburyo bwo gukora ibizamini ari mu cyumba cyihariye. Yahabwaga imiti irwanya ububabare mbere yo gukora ikizamini, yakora iminota mike agasinzira, yazanzamuka akongera gukora. Nyuma yo gukora ikizamini cya leta, yatangiye gutora agatege abasha guhaguruka ku gitanda. Stone n'abandi banyeshuri biganaga bagiye inama yo kumusura mu bitaro. Nubwo batabyifuzaga, yarengejeho yubaha icyifuzo cy'ishuri bajya kumusura. Basanze ari koroherwa, bamuha imbuto n'amafaranga bari bamushyiriye, bamwifuriza kurwara ubukira. Yutamu yageze haraburanishwa, akatirwa imyaka itari mike muri gereza. Frage we bari bakomeje kumubura. N'ubusanzwe we yahoraga yiteguye ko umunsi umwe azagira uwo akuriramo inda bikarabura, ategura aho azahungira hakiri kare. Ikigo Sonia yigagaho cyarasebye, gusa nta kundi cyari kugira. Yutamu yari yahanwe kandi Sonia nawe ntiyari kuzahasubira kuko yarasoje amasomo. Igihe cyarageze Sonia bamusezerera mu bitaro. Nyina yanze kumujyana kuko arabizi ko umugabo wundi yari yarashatse atifuzaga ko babana. Aho yabaga bo ntibifuzaga no kuvuga ko bamuzi kuko yari yarabasebeje. Byarangiye asubiye kwa nyirakuru. Stone yagize agahinda ariko nyina abona ko akwiriye kubyakira kuko nta kundi yari kugira. Uwo yizeraga ko amukunda yari yaramutengushye. Abanyeshuri bategereje ko amanota asohoka, kubw'amahirwe make Sonia yisanga nta diploma afite.
Abandi biganye barimo Rick na Emma babonye amadiplome meza, ndetse Stone aba ari we wenyine ugera amanota yamwemereraga kwiga muri kaminuza ku buntu. Kugeza ubu Sonia yibereye umukozi wo mu rugo ukorera ibyo kurya n'imyambaro kuko yananiwe gukomeza kuba kwa nyirakuru bamwuka inabi. Ntazaza agitekereza ababona byaramurangiranye. Yutamo waracyari muri gereza, naho Stone wiga muri kaminuza. Naha dusoreje inkuru yacu, nizera ko turi kumwe no muzo butaha.